Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, nubana natwe imigano dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri ziba zigiye zitandukanye. Nibavuga abantu b'abahanga banicisha bugufi u Rwanda rufite, uzatekereze umugabo bita Senateri Ambasaderi Dr Charles Murigande. Uyu mugabo yayoboye ministeri zigera kuri enye mu Rwanda, ndetse aba n'umwarimu muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akora n'indi mirimo ifite igihugu akamaro, kuko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 uno mwaka 2025 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize Ambasaderi Dr Charles Murigande umusenateri mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda. Uyu mwanya munyemere turebere hamwe ubuzima n'amateka ya Senateri Ambasaderi Dr Charles Murigande. Icyo nagusaba no kubana nanjye kuva none kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, kandi mbara ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe imigano dukora umunsi ku munsi. Amazina y'ababyeyi ni Charles Murigande. Yavukiye mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu bitaro bya Butare, gusa ababyeyi bakaba bari batuye mu karere ka Nyaruguru, naho akaba ari mu ntara y'Amajyepfo. Murigande yavutse ku itariki ya 15 Kanama umwaka w'1958. Kuri ubu ni ukuvuga ko afite imyaka 67 y'amavuko. Ku myaka 2 y'amavuko umuryango wa Murigande wahungiye mu gihugu cy'u Burundi kubera iyicarubozo abatutsi bakorerwaga muri icyo gihe. Mu gihugu cy'u Burundi niho Murigande yakuriye, abari naho atangira amashuri abanza n'ayisumbuye ku kigo cyari cyarashinzwe n'impunzi ku bufatanye n'abanyarwanda bari impunzi n'ikigo kirebera impunzi ku rwego rw'isi. Icyo kigo kikaba cyaritwaga Collège Saint Albert. Murigande amashuri yose yayize ari umuhanga, kuko yasoje amashuri yisumbuye afite amanota meza bimufasha kubona buruse yari yatanzwe n'igihugu cy'u Bubiligi n'umuryango urebereye impunzi ku isi, ajya kwiga mu gihugu cy'u Bubiligi. Yarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu gihugu cy'u Bubiligi afite amanota ari ku rwego rwo hejuru, asaba buruse yo kwiga icyiciro gito cya kaminuza, nayo ayibona bitamugoye kuko abarimu bose bamuvuganiye nk'umuntu wari umuhanga mu ishuri. Yakomeje kwiga kugeza abonye doctora. Murigande yabonye doctora mu mwaka w'1946 mu bijyanye n'imibare yo gushyira mu ngiro ibizwi nka application mathematics. Murigande yabonye PhD nyuma y'igihe akora ubushakashatsi bugamije gukoresha satellite mu kwerekana aho ikintu cyose kiri ku isi giherereye ukoresheje ikoranabuhanga rya GPS. Icyo gihe iryo koranabuhanga rikaba ryakoreshwaga n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa nawe amakuru amwe namwe yagiye yifashisha mu bushakashatsi bwe akaba ari nabo bayamuhaga. Murigande akiri mu gihugu cy'u Bubiligi hamwe n'abandi banyarwanda babagayo bashinze ihuriro ryitwaga Association de Communiquer des Originaux Rwandais, ryari rigamije guteza imbere umuco nyarwanda no kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo abanyarwanda basubire mu rwababyaye. Nyuma yo gusoza amasomo, Murigande yasubiye mu gihugu cy'u Burundi aho yarigiye amashuri abanza n'ayisumbuye kubera ikibazo cy'ubuhunzi, maze mu mwaka w'1946 abona akazi muri Institut Geographique de Burundi nk'umujyanama mukuru. Aho ngaho akaba yari yarashinzwe iteganyagihe n'imikoreshereze ya za mudasobwa, akaba yarakoze hagati y'umwaka w'1946 kugeza mu mwaka w'1948. Nyuma yaho mu mwaka ukurikiyeho mu mwaka w'1989 yabonye akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko kwigisha muri kaminuza ya Harvard, ndetse akaba ari n'umushakashatsi ari n'umuyobozi mu ishami rishinzwe ikoreshwa ry'imibare mu bijyanye n'ibinyabuzima ibizwi nka biostatistics mu kigo cy'iyo kaminuza cyigishaga ibijyanye na kanseri. Muri icyo gihe kandi yari umwarimu wungirije w'ishami ry'imibare mu isomo rya probability. Murigande yerekeye gukora muri kaminuza ya Harvard University mu mwaka w'1994 ubwo yari agarutse mu Rwanda. Senateri Ambasaderi Dr Charles Murigande yatashye mu Rwanda ku itariki ya 23 Kanama mu mwaka w'1994 nyuma y'ukwezi kumwe ingabo za RPF Inkotanyi zihagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi ndetse zikanabohora igihugu. Aho yageze mu Rwanda avuye kwigisha muri kaminuza ya Harvard University nk'uko twe tubivuzeho haruguru. Avuga ko gufata icyemezo cyo gutaha mu Rwanda cyatangaje abayobozi be kikanabababaza kuko batiyumvisha ukuntu aje mu Rwanda. Avuga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabayeho ubuzima bwiza, gusa yavuze ko byatewe no kuba yarumvaga ashaka kubabarana n'abanyarwanda bagafatanya kubaka igihugu cy'ababyaye. Senateri Ambasaderi Dr Charles Murigande akigera mu Rwanda nk'umuhanga yahise ahabwa inshingano zo kuba umujyanama wa perezida mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Icyo gihe uwari perezida akaba ari Pasiteri Bizimungu, akaba yarabaye umujyanama we kuva mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1995. Muri uwo mwaka w'1995 kugera mu mwaka w'1997 Dr Charles Murigande yabaye minisitiri wo gutwara abantu n'itumanaho.
mu mwaka w'1997 kugeza mu mwaka w'1998 senateri ambasaderi Dr Charles Murigande yabaye umuyobozi mukuru w'iyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, ndetse muri icyo gihe ni nabwo yaje gutorerwa kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango wa RPF Inkotanyi muri Gashyantare mu mwaka w'1998, aza no kongera gutorerwa manda ya kabiri mu Kuboza ku mwaka w'2001. mu mwaka wa 2002 kugera mu mwaka wa 2008 senateri ambasaderi Dr Charles Murigande yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. mu mwaka wa 2008 n'umwaka wa 2009 Murigande yari minisitiri ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri. mu mwaka wa 2009 kugera mu mwaka wa 2011 senateri ambasaderi Dr Charles Murigande yari minisitiri w'uburezi. Izo minisiteri zose yayoboye zatumye aba umwe mu bayoboye minisiteri nyinshi mu Rwanda, kuko mu Rwanda afite agahigo ko kuyobora minisiteri enye zose. nyuma yo kubara minisiteri zitandukanye mu Rwanda mu mwaka wa 2011 kugera mu mwaka wa 2015 senateri ambasaderi Dr Charles Murigande yari ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuyapani n'ibindi bihugu birimo Austria, Nouvelle-Zélande, Thailand na Philippines. nyuma yo kuba ambasaderi muri ibyo bihugu yagarutse mu Rwanda, maze mu kwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2016 ahabwa inshingano zo kuba umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere muri kaminuza y'u Rwanda. uyu mwanya akaba yarakozeho kugeza mu mwaka wa 2020. uwo mwanya akaba nawo yagiyeho mu kiruhuko cy'izabukuru, aho yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu kwezi kwa Kamena. gusa nyuma y'imyaka 5 ari mu kiruhuko cy'izabukuru, ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyize abayobozi mu myanya itandukanye, maze ambasaderi Dr Charles Murigande agirwa umusenateri mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda. senateri ambasaderi Dr Charles Murigande avuga ko urugendo rwo kwinjira muri politiki yinjiyemo nyuma yo kwakira Yezu Kristo umwami n'umucunguzi we, ku bigo byatumye yirinda ikintu kibi cyose yari gukora, kuko avuga ko ibyo akora byose aba ashaka kwisanisha na Daniel uvugwa muri Bibiliya. yumva ko abantu nibasubira mu buzima bwe bakareba ibyo yakoze bazabura ibyo bamunenga. ikindi nubwo senateri ambasaderi Dr Charles Murigande yari yarize imibare akanayihuza na politiki, avuga ko mu ishuri yizemo isomo ryitwa Logics abize imibare cyaba ari kwiga bakaba ari isomo bazi neza cyane, kuko iri somo risaba gutekereza ku cyo ugiye gukora mbere yo kugishyira mu bikorwa, bityo nawe atekereza ku cyo agiye gukora mbere yo kugikora. senateri ambasaderi Dr Charles Murigande ni umukristo ukomeye cyane. ni byinshi twamuvugaho, gusa ikindi wamumenyaho nuko akora siporo yoroheje nko kugenda n'amaguru, kunyonga igare kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza. ikindi akunda gusoma ibitabo bitandukanye, ndetse yishimira ko hari abantu yagiriye akamaro, harimo abana yarereye iwe mu rugo, ubu bakaba barakuze bakavamo abantu bakomeye. Murigande arubatse, afite umugore n'abana. nibyo twagarukaho kuri senateri ambasaderi Dr Charles Murigande, umugabo wakoreye igihugu ibintu byinshi kandi by'ingirakamaro, na n'ubu akaba akibikora. reka tumwifurize ishya n'ihirwe mu mirimo mishya yahawe. reka mushimire n'ababanye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. niba ari ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe, ubundi ukajya ubona natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko tukwifuriza kugira ibihe byiza mu byo ukora byose.